mpinduka aperi burya namenye impamvu abakinnyi bayo benshi b'ingenzi batabanjemo burya abakinnyi ni abasilamu na Kiyovu burya b'ingenzi ni abasilamu urumva bawatara bari batarafutura baba baherutse kurya mu rukerera kandi hari n'abakinnyi benshi bambwiye yuko burya ngo biriya abasilamu bemerewe kurya saa 9 saa 10 z'urukerera burya benshi ngo ntibarya burya benshi ngo yagiye kuryama nka saa 6 nibwo afutura utwanyuma akinywera nk'icyayi urumva kenshi saa 12 bahita barya ewa nakarya bya hatari biri seri Haruna nawe ambwira ati ninjoro iyo ugiye kuryama winywera ka cyayi atenda ukarya n'utuntu nk'utu capati tuntu tworoheje ukiryamira ati ntabwo wabyuka umuntu w'umugabo saa 10 ngo ugiye kurya nyine ugurya saa 6 z'ijoro ukazongera kurya ejo saa 12 ku mugoroba so abenshi rero bari bashonje nka bimwe twahereyeho natwe mu isaha ya kabiri banza ari n'abantu bashonje gukina bibagora erego dushonje ibintu babigoye abenshi rero babazanye mu gice cya kabiri baca umugani ngo ikirima ni kiri mu cyane iyo uri mu murima burya ntabwo baba bakora amaboko yawe ikiri mu nda cyane cyo kijumba wanazemo nicyo kiba kiri guhinga we ntuzishuke ngo wahinga so basimbuje hakazamo Merdao akazamo Charles Buriro Watara akazamo Togwimer aperi yabaye nk'ihinduka pe cyane cyane Togwi ni umukinnyi mwiza Togwi ni umukinnyi ni umukozi buri muntu utagira ikintu cy'ubunebwe umuntu ushaka kugaruka hagati mu kibuga agafata umupira agacenga umuntu umwe agatanga transversale ukabona ntahagaze ahise yirukagiye muri box kujya kwitaba iyo bara amaze guhereza umuwinga Togwimer vraiment yagezemo ubona atangiye nyine kubashamburiya ubona ko defense ya Kivu abantu bitwa bambonye ingabo ibintu bari barimo na Mamadusi ubona birahindutse Watara murabizi ko ni mwiza mu gucenga ariko niyihuta ariko nyine yamugeze mu maguru aperi atangiye kugira ikintu cyitwa nyine go conserva baro bazigeza kuri Watara agacenga ikindi Merdao ari muri meforme ariko hari akantu kamwe byibura apfa gukora gutembereza umupira aperi atangiye kugira ikintu cyo kwima Kiyovu umupira byibura hatangiye kuziwe equilibre Kiyovu bwa buryo yari ifite bwo kuba iri kwataka cyane buragabanuka none ibyo byahita binazamara na ba Clement batangira kuza imbere kwa aperi atangiye kubona amakona menshi ko Kiyovu mu gice cya mbere abonye amakona menshi pe bibaye nk'ibihindutse rero abakinnyi baje mu minota ya nyuma igice cya kabiri icyo aperi akoze rero imaze gushyiramo abakinnyi ni ukujera kuko Kiyovu yarigeje icyo gihe itarabona igitego kandi icyo gihe cyose Kiyovu Sport yabonekaga nk'ikipe nayo niza gusimbuza iri bugorane nayo ibizanye Kedi ibizanye Sharif Bayo izana umusore witwa Rama muri Mediane ikoramo bukuru icyemezo nge ntemeranyijeho na hari ingingo uburenganzira bwa hari ingingo nk'umutoza niba uzi ubushobozi buri mu bakinnyi be yabaye cyane umuntu ugiye gushyiramo umuntu kugira ngo akase ariko nyamara bukuru yarafite ukuntu yamufashaga kugeza imipira myinshi imbere so Kedi na Sharif baje bastangira gusa n'abagoranamo surtout nka Kedi imipira nyine yakonekera na aperi yavuyemo yateraga imipira myinshi ayihindura imipira mu kirere amacross menshi shakisha rutayizamu ariko still Clement na Yunusu baba beza cyane so nge rero nkavuga yuko icyo umuntu yatahana match ya 0-0 bigoye Adolphe yafashe neza kuko Kivu yamushose cyane akora amasave ko de chapeau kuri Adolphe nge nemera ko aperi ikeneye umuzamu wisumbuyeho ariko uko Pierre yafataga nuko Adolphe ari gufata ku rwego rwa shampiyona y'u Rwanda ntabwo ari bibi Adolphe yafashe neza icya kabiri Kiyovu yagize match nziza mu buryo bw'imikinire icyo twita display ariko ni ikipe nto kubona ibitego birayigura icya gatatu aperi abakinnyi bayo basimbuye bakunze kubanzamo igihe baje bagaragaje nyine ko aperi ushobora kugira ikintu cyane nayo cyo kudomina iminota ya nyuma y'umukino birangira match bayo ubusa ku busa natwe twogezaga nyine ntacyo twabonye aperi muri kimwe cya kane niba namaze kugera muri kimwe cya kane ndetse bazahora gute mugaragu hanyuma ubwo ikipe zimaze kugera muri kimwe cya kane ni ikipe ya APR ubwo yasezereye Kiyovu Sport ikaba izahura na Gasogi United uragibuka neza ko yasezereye Musanze ku giteranyo cy'ibitego 3-2 hanyuma ikipe ya Bugesera izahura n'ikipe ya Etincelle ikipe ya Bugesera mbibutse ko yasezereye ikipe y'Amagaju ubwo ikipe ya Etincelle yo
gusezerera ikipe ya Mukura Victory Sport. Bugesera asezera Amagaju ku iteranye cy'ibitego 4 kuri 3, umukino wo kwishyura byari 2 kuri 2, ariko Bugesera ikaba yari yatsinze umukino wanze ibitego 2 kuri 1. Izahura na Etincelle yasezereye Mukura ku bitego byonze, kuko ku giteranye byari ibitego 4 kuri 1, Etincelle nkuko tosonuye isezerera Mukura Victory Sport. Ubwo APR na Gasogi, hanyuma ekipe ya Bugesera ikazahura na Etincelle. Ikipe ya AS Kigali yasezereye Marine nayo ku giterane, kubera ko match yo kwishyura byabaye 1 kuri 1, ibanza byari 2 kuri 2, ariko kunganyiriza ibitego 2 kuri 2 hanze cyangwa se Irubavu byatumye AS Kigali ikomeza. Ubwo AS Kigali irategereza iza kurokoka uno munsi hagati ya Gorira na Muhazi. Umukino wanza Gorira na Muhazi zari zanganyije ubusa ku busa. Ubwo iza kurokoka hagati ya Gorira na Muhazi niza urana AS Kigali mu kimwe cya 4. Hanyuma Rayon Sport uno munsi saa 9:30 irakina na City Boys. Umukino wo kwishyura, umukino wanza Rayon Sport yaratsinze City Boys ibitego 2 ku busa. Ubwo Rayon Sport kuko twavuga ko yari yamaze gutera, nabo narebye no kumunzane n'ubundi Rayon Sport yageze muri kimwe cya 4. Ubwo Rayon Sport irategereza izarokoka ku munsi w'ejo hagati ya Polisi na Gicumbi. Polisi na Gicumbi umukino wanza yari itego 1 kuri 1. Urumva ko match nabo ko ya kimwe cya 4 zabikomeye ni ya Rayon Sport na Polisi, mu gihe Polisi yabisezereye Gicumbi. Ntabwo irakina umunsi uko bivuze. Rigana team news muri Rayon Sport, abakinnyi batabonetse Musanze barahari, hari imvune barayo bafite, ku buryo wenda baza kuvuga ngo iyi match niyo gutinya. Icyambere kitagomba kubatera gutinya, bitwaye neza muri match banze. City Boys kandi bakiniraga hanze. City Boys bayitsinze 2 ku busa. 2. Sindi kubona hari imbaraga igiye kugira ziri buza gutuma wenda Rayon Sport yatakaza. Hanyuma reka nkurebere probable lineup. Yanditse ariko turacyafite minota 10 ndabona nayibonye. Minota 10. So muri Rayon Sport icyo kwishimira uyu munsi wa none nabonye afite press conference, bimwe mu by'abantu bamenya nyirabasasaba n'igice yaranga abantu bazi ko office za Rayon zimutse. Rayon Sport ntabwo igikorera hano Zinia, yaje hano mu Kiyovu hafi ya Perugunga, ishuri rya Perugunga secondaire ruguru rero y'amarembo ya secondaire ya Perugunga. Niho bari barashaka kuganiriza abantu ku kintu kijyanye na kanyenyeri 702 buriya buryo bw'ikoranabuhanga bwo kwiyandikisha kugira ngo umunyamuryango wa Rayon Sport bagamije iki. Ni ibintu bitatu. Icyambere, Rayon Sport irashaka kubanza gukorektinga data. Buriya makuru nicyo kintu cyambere na RB yarabivuze. Bamenye ngo ubundi dufite abanyamuryango bangahe, abafana bacu ni bangahe, biyandikishije nyine bari proud babyemera. Icyo ni icyambere. Ibyo rero bibafasha mu gutuma nibashaka no kohereza na message kugira ngo mutere inkunga equipe, kuko uzaba hari baruje bazajya kohereza message kuri telefone yawe direct. Ni ibintu byabafasha mu kujya gushaka amasoko mu makampani agiye atandukanye. Ni ibintu by'ingenzi mugomba kubikora mugafasha equipe muri urwo buryo. Icya kabiri, kwibaruza bizajya bibafasha kubona ukuntu babona uko babumbira hamwe kugira ngo mubone ukuntu mushobasha gutanga umusanzu mufasha equipe yanyu. Cyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Hanyuma ku giti cyawe, kuko uzaba uri mu bantu equipe yanditse, nyuma bazagera n'uburyo nyine abo bantu biyandikishije bazabahereza nyine n'amakarita yanyu nk'abanyamuryango, muzajye mugira n'ibyemezo runaka muri equipe nyine. Muri ibi by'amatora mujya mubona biba n'ibindi, bazajya bati wariyandikishije nariyandikishije barizwa muri fan club, bare ubone kugira ijambo kuri equipe. So bashaka kubisobanura, ariko basically nubwo ari umushinga munini w'igihe kirambye, ariko barifuza kubikoresha gusa kugira ngo abantu babikore vuba kugira ngo bajye batanga inkunga. Tubona ko Rayon Sport nyuma ya buri match abwe ati nyaboneka mukanda kanyenyeri mugira ikintu mugenera ikipe. So kubera yuko bafite match komeye iyi City Boys ngo ntago bari kwitindaho cyane, baraza no gutunura effective. Turaza kubona ngo impinduka amakinnyi basanzwe abanzamo ba Rayon Sport. Ubundi uriya mushinga w'akanyenyeri kabo wari umushinga wizwe neza, wiganywe n'ubuhanga rwose, kandi wari n'umushinga ugamije iterambere rya equipe. Nuko abareyo nyine bagenda bivangira rimwe bakagenda bikora anti campaign, ariko ubundi kuva na kare kose wari umushinga wari ukwiriye gushyigikirwa kuva na mbere, kuko
wari umushinga wigamwe ubuhanga kandi ugamije gushaka ibisubizo by'abareyo. Abareyo nyine bari active nabaye abundi ahantu hose no mu makoperative apart y'amaklebe, ahantu hose abantu baba bubakiye ku banyamuryango ariho ubushobozi buzava. Haba icyo bita le membre actif, hakaba n'abantu bitwa badera. Hari abantu baza bakaba bari aho ngaho nyine bitwa ngo ni abamembre ariko badafite ikintu bakontribuye cyangwa se baza barikundiye umuryango gutya. Ariko aba membre actif ni abantu nyine ni abantu bagomba kwiyandikisha mu kanyenyeri bakazaba ari nabo babazwa inkunga yabo kugira ngo ikipe yabo ijye imbere. Rero kuva na kare kose bari bisenyeyeho nk'ihene, ariko ubundi byari bikwiye akanyenyeri n'umushinga wo gushyigikira cyane. Baraza rero ngo gukora impinduka mu bakinnyi babanzamo kubera impamvu zo gutegura match y'Urubavu. Rayon Sport ngo yahiye ubwoba cyane kubera ibintu Etincelle yakoze ejo bundi Rasamukura. Kandi aho Beken yafatiye yafatiye Etincelle. Sinabwiye ko naganira n'abantu b'Urubavu. Abantu b'Urubavu bambwiye ko ikipe ya Rayon Sport ari ikipe biteguye neza cyane, kuko kuva uwo bita Abdul Beken yafata ikipe ataratakaza match ya shampiyona. Match yatakaje yari match ya Mukura ya Peace Cup Fazan, nawe yagiye ayisanga ihuye ayishyurirayo noneho byongeye yanayishyizemo ibitego bitatu. kuko nuvuga ngo ujye utinya ikipe itsinda Mukura ikayibonamo ibitego bitatu, kimwe bibiri bitatu. Nibyo ejo bundi ntabwo ari ukubahatisha. Ni ikipe imeze neza. Abantu b'Urubavu njye narayivuganye nabo barambwira ngo niba hari match twiteguye ni match ya Rayon Sport. Batagira ngo ni na match twateguye nk'uko dutegura izindi. Muri abantu iyo barimo barakoresha imvugo ivuga ngo amanota 3 arasa, ntabwo asa. Amanota 3 ya Rayon Sport asiga amafaranga, amanota 3 ya Rayon Sport asiga morale muri abusinga morale muri equipe, ategura n'andi 3 y'imikino ikurikira. urumva aya manota 3 yatumye babandi babaye muri Etincelle baba mu buyobozi neba n'abakunzi bayo baje. Urumva bagarutse baje gushyira envelope guhuriza hamwe ikofi ku meza kugira ngo bakube prime ya Etincelle. Ibyo nuvuga ngo ni amanota 3 atazarenga 3, ariko no ibiyakurikira muri kuyashaka. Banze rero uvuga ngo abantu bari barasinziriye bari baraho baracecetse bavuga ati ikipe n'ubundi yarapfuye yararangiye, ahubwo basigaye kuvuga bati se ishobora kuzamunuka ntiyazamanuka imeze bite. Abo bose barakangutse banakangurwa none n'umusaruro mwiza wa Beken. Rayon Sport igiye gusanga Etincelle yamaze gukomeza muri kimwe cya kane, yasezera umukora mu buryo buri convaincre, kubera ko iyo utsinze mukora bitatu wayibonye ibitego bitatu uburyo buba buri convaincre. Ibyo bikwereka ko rero amanota 3 gusa ari ikindi kintu kirenze kuri ikipe ya Etincelle. Bakunzi ba Etincelle no uwo muri Rayon Sport ivuga ko ifite abakunzi benshi, ariko Rubavu Etincelle imeze neza. Hariya ubusanga Etincelle rukore uyu munsi ni kuwa kane bitarenze ejo kuwa gatanu, prime de match ikubye kabiri yuko batsinze match ya Mukura barayirarana kuri konti. Yes. Mu gihe iyo abakinnyi kuwa gatanu ejo si kuwa gatanu bararara bahawe prime ikubye kabiri kuko bakuyeho ikipe ya Mukura. Abakinnyi ba Etincelle barahita batangira lokal kuwa gatanu no kuwa gatandatu bararara muri hotel. Match iri ku cyumweru, match ya Rayon na Etincelle iri ku cyumweru. Amakuru ngiye mfite akaba avuga yuko ngo iyi gahunda ya Rubavu, uyu muhanda wa Rubavu ngo niwo ugomba kudesida igikombe cya shampiyona hakiri kare hagati y'amakipe yombi. Na match ya Rayon Sport match ya Marine na APR ntacyo yakora kuri Marine. Ahubwo Rayon Sport yitonde kubera ko APR nimara gutsinda Marine, umufana wa APR wese ngo ibintu bya mbere, kondisiyo ya mbere kirazira kikaziririzwa gutara Rayon Sport itaratakaza. Ingingo ngo ya kabiri, ubukene bwose Etincelle ifite ngo iraza gufashwa, ibwirwa iti niba araga prime natwe twabafasha ariko mwirwaneho. Ababafasha ntubambaze. Ariko Etincelle yabwiye iti ko abanyarubavu bose bahaguruka. Sawa nta kibazo, nanjye nibyo ndi kuvuga. Urebye byegereye ibyo ngibyo, usibye ko kinyamupira wakongeraho n'ibindi. Webwe Etincelle uri mu myanya wabuze none se ufite ikihe kibazo? Aterega murareba abantu ntibahembwa. Ntese guhembwa ibisaba iki? Rayon Sport imatch ya Etincelle, Beken rero n'umunzenzi amaje ati Beken
ufite abakinnyi bahagarika Rayon aravuga ati se Rayon Sport murifuza draw cyangwa kwitsinda Beken arabaza kimwe murashaka 3 cyangwa mwe murahitamo iki Rayon Sport ngo ifite ikintu cyitwa ingufu zose irashaka kuzifata ngo ikazaroketinga ahantu hitwa Rubavu kuko irabizi neza ko gusitara kundi kuri Rayon Sport vraiment twemeranye kwizigera